ngo bafata ibintu byo mu bwato barabijugunya ngo kugeza ubwo bavuze ngo buri wese atakira Imana ye. Bishatse kuvuga ngo Imana ni nyinshi, n'abavuga butumwa n'abasenga ntiwamenya Imana akorera iyo ariyo, ntiwamenya niyamuhamagaye. Ahubwo wowe n'umutima wawe, wowe nuko wahamagawe, menya ngo ese Imana yamamagaye ni yiyi, kuko ikugumanye n'Imana yaguhamagaye ukagumana na Kristo wenyine. Nubwo ibigeragezo byaza nshuti y'Imana, amakuba akaza, ibigeragezo bigabaho, ariko kuko wahamagawe nayo uhagarara muri uwo mwanya uvuga ngo naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'iki n'Imana. Rero umenya neza ko iyaguhamagaye ijya yemera, rega kankubwira, ijya yemera ko n'ibigeragezo bicamo Imana. Ijambo ry'Imana niryo rituma tugira imbaraga, ukabaho ukomeye wumva uri kumwe n'Imana, ukabaho ukomeye wumva amaboko y'Imana kuriho. Kuko buriya iyo udakomejwe n'ijambo ry'Imana, buriya no kugwa kwawe biba byoroshye. Abantu bakabije kubika ubuhanuzi bwinshi ariko ntibabitse ijambo ryinshi. Kugwanya ntibazabura, abaguhiga ntibazabura, abakuvuga uko bashaka ntibazabura, ariko haracyari ibyiringiro yuko iyo igiti gitemwe cyongera kigashibuka. Ariko haleluya, haracyari ibyiringiro byuko Uwiteka azakora imirimo mu buryo budasanzwe. Wowe nyumva, wowe ibyiringiro byari bibaye bike, wowe wumva unaniwe, ukumva uracogoye, wicogozwa n'ibyo uri kubona, winanizwa n'ibyo uri gutambukamo, winanizwa n'amakuba uri kubona. Ahubwo muri ibyo bihe bwira Imana ngo nyongerere imbaraga, naho umuzi wacyo usazira mu butaka, iyo cyumvisha amazi kirongera kikagira ute kigashubika. Wowe unteze amatwi unyumva, wowe unteze amatwi uri nkurikiye, humura, wicika intege, ibigeragezo ntibiguca intege, amakuba ntaguca intege. Kuzaniye ubuhanuzi bukomeye, iterambere wabuze Yesu azariguha, amahirwe wabuze Yesu azayaguha. Humura, komera, wikwiri gucika intege, kubera ko Imana iragukunda. Haleluya. Wowe uneze amatwi, wowe uneze amatwi, reka ngubwire ngo hagarara mu gihe cy'ibyiringiro byawe, hagarara mu mwanya wo kwizera, ubwire Imana ngo ni wowe ntegereje, ubwire Imana ngo ni wowe manza amaso. Wongera usenga kuko ubuhanuzi nkuzaniye buravuze ngo haracyari ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera kikagira ute kigashibuka. Haracyari ibyiringiro byuko Imana yagukura muri uwo mubabaro, haracyari ibyiringiro byuko utabawe. Ubuhanuzi nkuzaniye buravuze ngo wasuzuguriwe, utabariwe ahantu, babona ko uzapfa uko nguko, ngo utangarize iri jambo ngo ni ukuri ntabwo uzigera upfa uko babitekereza, ahubwo Yesu agutabariye aho hantu, akira uburyo, akira inzira. Kuko Imana ivuze ngo ikumera nk'igiti gitoshye, abantu bose bazajya utamuka ngo mbese uri kurya iki, nutamuka ngo mbese bimeze gute. Ariko humura, isaha irageze. Haleluya, igihe kirageze, imucyuye isaha yawe niyi. Akira ubutabazi, akira kurengerwa n'Imana, uhagarare muri iryo jambo. Twongeye kubasuhuza mwebwe mwese mudukurikira kandi mukurikira Umuremyi TV, Tuyisenge official. Mushime Uwiteka, Imana ibaha umugisha kandi Imana ibarinde mwebwe mwese mudukurikira kuri izi channel. Muri uyu mwanya twongeye kubyukirizwa no kwishimira kuba twongeye guhura n'umukozi w'Imana. Reka tumusabe adusuhuze mu izina rya Yesu kuko twari tumukumbuye. Yesu nashimwe bene data, ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nizere ko muri amahoro, nanjye ndamahoro, nejejwe no kubasuhuza kandi nejejwe no kongera kuganira namwe. Nshimiye Imana kubw'Umuremyi TV, nshimiye Imana ko Nimushime TV, nshimiye Imana kuri Tuyisenge TV. Mwese ndabashimiye abadukurikirana n'abadutega amatwi, mwese Imana ibaha umugisha. Imana ni guha umugisha mukozi w'Imana, twari tugukumbuye cyane kandi twishimiye ko twongeye kubonana muri uyu mwanya mwiza twumvamwo ijambo ry'Imana. Namwe mudukurikira rero kuri izi channel, reka tubahe karibu, ntago twakomeza tutabahaye karibu kuko nimwe bwe mutuma dukora ibi biganiro. Reka tubahe karibu rero tubakira mu izina rya Yesu Kristo. Reka dutangire rero mukozi w'Imana udusengera Imana
kugira ngo dukore uyu murimo turi kumwe n'Imana kuko niyo iba yadushoboje. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ikomeye kandi uri Imana ikiranuka muri byose. Uri Imana ifite imbaraga kandi uri Imana ifite ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Icyubahiro ni icyawe no gukomera ni ukwawe. Turagushimiye ko twabyutse biremera, tugeze kuri amasaha byemeye kuko ari waduhaye ubuzima udutije kubaho, nuhabwa icyubahiro kandi turasenze ngo abari hano mu Rwanda, abari hanze y'igihugu, abari impande n'impande, abaduteza amatwi, abadukurikirana, abo bose turabasengeye kugira ngo umugisha ube kuri bo, ubakomeze cyane kandi ubarwanirire intambara z'iburyo ndetse n'iz'ubumoso, maze ubumvire kubw'ibyo bari kugushakaho n'ibyo basengera, ubumvire kandi bagire umugisha imbere y'amaso yawe. Urakoze rero uyu mwanya tugiye mu kiganiro turawusengeye, ubane natwe, uduhe ibihe byiza, uduhe kumva ijambo ryawe, ijambo ryawe ritwubake, ijambo ryawe ridukomeze, ijambo ryawe rihembura imitima yacu ndetse n'ubugingo bwacu. Urakoze Mana, tugwaye ikaze muri twe no mu mitima no mu bugingo, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Imana ni guha umugisha. Mukozi w'Imana, turakwishimire kuri Ricano Umuremyi TV, Mushime Uwiteka TV, Tuyisenge Official. Urakoze cyane. Mukozi w'Imana, muri iyi minsi uri kubona turi gukora umurimo w'Imana, ariko wowe nk'umukozi w'Imana ubimazemo igihe, uri kubona bimeze gute nk'umurimo w'Imana? Wowe uri kubona ugeze hehe mu gukora umurimo w'Imana? Umurimo w'Imana urakomeje kandi nta nubwo wabura, kuko abawukora barahari kandi n'abo Imana yahamagaye barahari. Kandi ikintu mbona cyo ni uko umurimo w'Imana utazabura gutera imbere, uzakomeza. Abawukora bawukore, ivugabutumwa rikogwe, abasenga barari basenge, nta kizabuza umurimo w'Imana gukorwa uko byagenda kose. Mukozi w'Imana, umurimo w'Imana ngo nta kizabuza gukora umurimo w'Imana uko byagenda kose. Ariko umukozi w'Imana, iyo urebye abakozi b'Imana batandukanye, nakubaza ngo ko tubona abakozi b'Imana bose ni abakozi b'Imana cyangwa ntago ari abakozi b'Imana? Kuko tubona abantu benshi cyane bavuga ubutumwa, bagavuga rwose abantu bakabyishimira. Ko iyo tubona ko abakozi b'Imana bavuga ubutumwa ariko imbuto zabo ugasanga zitandukanye n'ibyo bakora, none wowe umukozi w'Imana ubona bimeze bite? Twabigenza gute kugira ngo abo bakozi b'Imana tumenye ibyo bavuga cyangwa ibyo bakora ko ari iby'ubutumwa bwiza cyangwa bari gukorera Imana? Murakoze cyane kumbaza ikibazo cyiza. Icyo kibazo ni ikibazo cyiza. Hanyuma ibyo kumenya ngo bakorera Imana badakijijwe cyangwa ntibakizwa cyangwa ntibera imbuto, muri ibyo nta nubwo binatureba, kuko twebwe Yesu yavuze ijambo rikomeye ngo abakorera Imana tuzabamenyera ku mbuto zabo. Buriya nubona umuntu asenga agakizwa agahanura ariko nta mbuto, uwo muntu bujya ni ukumutekerezaho cyane, cyangwa byaba na ngombwa ukamwirinda, kuko Bibiliya yavuze ngo abameze gutyo tuzabatera umugongo. Ariko mu mutima ho ntago tuhareba, ahubwo harebwa n'Imana. Imana ireba mu mitima yacu, niyo imenya umuntu ukijijwe, ikamenya n'umuntu utagize ute udakijijwe. Hanyuma twebwe Yesu ijambo yatubwiye, yaratubwiye ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Kandi ikindi cya kabiri, inshuti y'Imana, ugomba umenye ko abantu bose uko dukorera Imana nuko tuvuga ubutumwa, Imana ni nyinshi. Umuntu ashobora kuba agakorera Imana ariko utamenya Imana akorera. Umuntu ashobora kuba abwiriza ariko utazi uburyo abwirizamo, ibyo ntiwabimenya. Ahubwo wowe menya Imana yaguhamagaye. Niye Mana yampamagaye, niye Mana yantoranije, ni Imana koko uyimenye. Kubera ko abantu muri iyi minsi barimo bakora, ariko noneho barakorera Imana nyinshi zitandukanye. Uri kubyumva? Nusoma ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa, igihe Yona yari ahunze Imana, ngo bari mu bwato bagitarushishe, ngo bagezemo umuyaga urabakubita kubera ko Yona yarahunze Imana, ngo bafata ibintu byo mu bwato barabijugunya, ngo kugeza ubwo bavuze ngo buri wese atakira Imana ye. Bishatse kuvuga ngo Imana ni nyinshi. N'abavuga butumwa n'abasenga, ntiwamenya Imana akorera iyo ariyo, ntiwamenya niyamuhamagaye. Ahubwo wowe n'umutima wawe, wowe nuko wahamagawe, menya ngo ese Imana yampamagaye ni yihe, kuko ufite uko wahamagawe
umuremyi TV afite uko yahamagawe, nanjye Tuyisenge Official mfite uko nahamagawe, kandi uko guhamagawe ikintu kizadutandukanya ko twahamagawe n'Imana ni imbuto tuzera, ni imbuto tuzagaragaza. Ese koko umuremyi TV ni umukirisitu? Kandi koko njya numva wo gutangira n'ubuhamya kaba ngo umuremyi TV rwose ni umukirisitu, bavuga ku Shimwe TV bati rwose nawe ni umukirisitu. Rero ikintu gihari ntabwo ikibazo ari ivuga butumwa, ikibazo si uguhanura ngo bimenye ko turi abakozi b'Imana. Ikintu kitwereka ko turi abantu b'Imana ni imbuto twerera imbere y'abantu. Icyo nicyo cy'ingenzi. Noneho umukozi w'Imana, noneho babandi tubona ko bavuga ubutumwa nta mbuto bafite, tureke kubavugaho, Imana niyo izabacira urubanza. None se ubundi wacu urubanza katero uzaca urubanza? Ntabwo ari twe ducira urubanza, ruzacibwa na Yesu wenyine. Ntabwo urubanza rurugwacu, urubanza ni Yesu wenyine uzarwicira. Icyo kora turi hano mu isi ntituzabura kuvuga, kuko aya maso yacu arareba, rimwe rireba ibyiza, irindi rikareba ibibi. Hari ibyo ubona ukabivuga, hari n'ibyo ubona ukumva utanashaka no kubivugaho. Ariko kugira ngo wiheshe amahoro, ubu umukristo mwiza burya hari ibintu utakagombye kuvugaho, ukituriza, ukabireba, ugasenga, ukituriza, ukabyihorera. Ko Pawulo yaravuze ngo abameze batyo tuzamenyera ku mbuto zawe. Kandi buriya reka nkubwire nshuti y'Imana, nubona umuntu adafite imbuto zo kubaha Imana, bujyaho kugira ngo azaguhindure, ibyabamo nawe uzabibemo, uzamukwepa umutera umugongo wigendera, umenye ukubana. Kuko reka nguhe urugero, n'ubu ngubu Imana yawe hari uko muyiziranyeho. Hari ibyo uyisenga ukabonera bikoze, hari uburyo utabarwa kuko wasenze, hari uburyo urya ari uko wasenze, hari ukuntu urugo rwawe rukomeye kuko wasenze. None hari n'undi ibyo byose abibone yatetse imitwe, yakoze amanyanga, yatetse umutwe, yesikorotse. Nase nawe ibyo wabikora? Ubyo ntabwo ugomba kugendera kuko uwundi yagiye. Ahubwo genda uko Imana yaguhamagaye, uhagarare aho Imana ishaka ko uhagarara, ibindi ubyihorere. Ubwo tuvuge ko buri muntu wese yahamagawe ukwe cyane rwose, nta muntu waje kubwundi cyane rwose. Ubwo buri muntu wese ahagarare kubwe cyane, ntahagarare ku wundi. Erega nabiravuze ngo uguma uko wahamagawe, uko wahamagawe nakabari kuguma, kuko nta kindi kintu kibaho cyahindura uko wahamagawe, ahubwo keretse ibyaha no kuva ku Mana nibyo byaguhindura. Ariko ugumanye n'Imana yaguhamagaye, ukagumana na Kristo wenyine, nubwo ibigeragezo byaza nshuti y'Imana, amakuba akaza, ibigeragezo bigabaho, ariko kuko wahamagawe nayo uhagarara muri uwo mwanya uvuga ngo naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'iki n'Imana. Rero umenya neza ko iyaguhamagaye ijya yemera, rega kankubwira, ijya yemera ko n'ibigeragezo bicamo, yakwemera ko n'amakuba yageramo, yakwemera ko n'uburwayi ubamo, ariko ikitwa Imana ishobora byose ku buzima bwawe. Kuko Yohana 9 ngira ngo ni 9 ngo bageze ku mwana wavutse ari impumyi. Amen. Nese uriya mwana kuvuka ari impumyi yabigizemo uruhare? N'ababyeyi babigizemo uruhare se? Ariko nusoma ijambo raho ngo bamugizeho ikibazo, baramuvuze, bamwibazaho, bamugiraho ikiganiro ngo kandi Yesu. Reka nkubwire, hari ibintu abantu bavuga ariko Yesu atajya atega amatwi, kuko aramutse ateze amatwi twashira. Ahubwo hari ibyo bavuga ntabiha amatwi akabyihorera. Bundi Yesu ajya ibyo amatwi n'ibintu abona ari iby'agaciro, ariko ngo bamuvuzeho ngo Yesu arabyumva. Ariko ngumwe mu bigishwa bati ariko mubaye reka tumubaze, bagezeho ngo Yesu yabashubije ijambo ryiza, habwe ngo si ibyaha by'umwana, si n'ibyaha by'ababyeyi, ahubwo nukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Rero hari ibintu bibaho bikatugenza bikatukomerera, ariko ari kugira ngo Imana yerekanirwe muri twebwe. Humura rero, komera nshuti y'Imana, nta mpamvu. None se mukozi w'Imana, abavuga butumwa bamwe na bamwe nyine navuze ngo wenda niba umuvuga butumwa yari umuvuga butumwa noneho akera imbuto mbi, kandi bari bazi ko ari umukozi w'Imana. None izo mbuto mbi yo zije zikamugaragaraho, si hari abagwa bakava mu buntu bw'Imana kandi bari bakomeye, ubwo urumva byo atari ikibazo? Buriya kuba umuvuga butumwa yagwa cyangwa agakora amanyanga, nawe wari umuzi ukagwa, uba warahamagawe n'umuntu. Ariko iyo wahamagawe n'Imana ibyo ntabwo birebaho, ahubwo uhagarara mu mwanya ukavuga ngo ubwo runaka agiye ngewe mpereza gukomera. Ngewe reka nkubwire akantu gatoya, ngewe nakijijwe kera
kandi nkizwa mbona abantu bavuga ngo ni umuriro w'ibishagari ngo bari gucana ngo buriya ngo umuntu araje njye nta n'uwambwirije nisanze ndi mu rusengero nisanga ndi muri uyu murimo nisanga nsenga abantu bakajya bavuga ngo ni umuriro w'ibishagari ariko mu myaka maze ni ukuri ndashimira Yesu kuko ari ukimpagazeho kandi akaba uri ukomeje kumfata kandi ndamushimira ko yanamfashe. Rero igihe cyose ntuzabone ko runaka yaguye ngo nawe wumve ko waguye, kuko runaka eragaraka nkubwire, hari uwaje kubw'umuntu, hari uwaje kubwa Muyomba, hari uwaje ahamagawe nuko korari ririmbye kubera ko ari umuntu we abona ukuntu ari kugira nawe ati nanjye ngiye mu byagenda uko nguko. Ubwo rero wowe waje ukurikiye nagwa nawe uzagwa, ariko nuza ushaka agakiza no kubana n'Imana ntabwo uzagwa, uzahagara mu mwanya ugize. Kandi hari benshi bagiye bagenda kubw'abantu ariko abandi barahari. Komera, ntabwo ugomba wazanywe n'umuntu, umuntu azagenda usigare ubuse ko papa wakubyara agapfa ugasigara cyangwa ugapfa wagasigara. Twebwe tugomba guhagararaho Imana ishaka ko tugira ute duhagarara, Imana ikaduhagararaho. Urakoze mukozi w'Imana, Imana ni guhumugisha utubwiye amagambo akomeye cyane. Namwe mudukurikira rero mwumve aya magambo kuko nayo umugisha arakomeye, namwe mukomere. Reka tuguhe karibu rero ukomeze n'ijambo ry'Imana. Hari Imana yakubwiye kugira ngo ubwire abadukurikira ku Muremyi TV, mushake Uwiteka, mushime Uwiteka, Tuyisenge Official. Mwese rero reka tubahe karibu. Ni karibu mukozi w'Imana. Murakoze cyane, nanjye ndishimye ko tugiye kuganira ijambo ry'Imana, kandi ubwo tugiye kuganira ijambo ry'Imana rwose ni muhumure. Ijambo ry'Imana niko kuri, ni ijambo ry'Imana ni inkota ikomeye. Ijambo ry'Imana ni byo kurya bikwiriye ku mukristo. Uko umuntu anywa icyayi mu gitondo, saa sita akarya, nimugoroba akarya, ni nako n'ubugingo bukwiriye ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo rituma tugira imbaraga, ukabaho ukomeye wumva uri kumwe n'Imana, ukabaho ukomeye wumva amaboko y'Imana kuriho. Kuko buriya iyo udakomejwe n'ijambo ry'Imana, buriya no kugwa kwawe biba byoroshye. Abantu bakabije kubika ubuhanuzi bwinshi ariko ntibabitse ijambo ryinshi. Wakagombye kubika ijambo ryinshi aho kubika ubuhanuzi bwinshi, kuko ubuhanuzi iyo butaje uragwa, ariko ijambo ry'Imana iyo uribitse rirakorera gukomeza. Kuko ijambo ry'Imana muri Yobu bica 14 ngira ngo n'umuntu wa 7 haravuga ngo haracyari ibyiringiro yuko iyo igiti gitemye cyongera kigashibuka. Haracyari ibyiringiro cyuko uri mu bibazo, uri mu makuba, ariko harabyari ibyiringiro byuko ubutabazi bwo kugutabara buhari. Imana itugire neza. Rero nshuti y'Imana, baneze amatwi banyumva, ibyiringiro birahari. Ushobora kunanirwa ugacika intege, ariko wicika intege kuko haracyari ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyongera kikagira ute kigashibuka. Imana y'amori ihabwe icyubahiro. Mu uyu mwanya turimo no muri iyi si duhagazemo, ngutangarize ko ibigeragezo bitazabura, amakuba ntabwo azabura, intambara ntizizabura, n'abakugwanya ntibazabura, abaguhiga ntibazabura, abakuvuga uko bashaka ntibazabura, ariko haracyari ibyiringiro yuko iyo igiti gitemwe cyongera kigashibuka. Ariko haleluya, haracyari ibyiringiro byuko Uwiteka azakora imirimo mu buryo budasanzwe. Nusoma ijambo rikagera hepfo, haraho yavuze ngo naho umuzi wacyo wasazira mu butaka, ngo ariko iyo cyumvisha amazi ngo kirongera kigashibuka, ngo kikagira amashami y'ibitontome. Uyu mwanya wowe uneza amatwi, wowe nyumva, wowe ibyiringiro byari bibaye bike, wowe wumva gunaniwe, ukumva uracogoye, wicogozwa n'ibyo uri kubona, winanizwa n'ibyo uri gutambukamo, winanizwa n'amakuba uri kubona, ahubwo muri ibyo bihe bwira Imana ngo nyongerera imbaraga, nyongerera kwizera, nyongerera kongera guhagarara mu gakiza neza, nyongerera ijambo rimpumuriza kugira ngo mpagarara hakwiriye mbashe gukomera. Niko ijambo ry'Imana rivuga.
Aleluya. Rero uyu mwanya nta kindi kibaho cyagukomeza. Inshuti ntizagukomeza, abavandimwe ntibagukomeza, ahubwo baguca intege. Ujya mu bintu bakango mbese ibyo urimo ni ibiki, wajya mu bintu bati uriya yarasaze, wajya mu bintu bati reka da, watera intambwe amafaranga abonetse batagikuzimu, ariko urenda kubanga abantu bagikuzimu niba bagiye bagatera imbere, wowe wagiye uhabuze iki? Rero uyu mwanya niba uzi ko bajya bagatera imbere, wikwiriye kuvuga amagambo nawe jyeyo. Niba uzi ko ari ubutunzi, were kwiri kuvuga. Abantu babeshejweho kuvuga, iterambere rya bararivuga, niwazamuka gato bavuge, niwagira gucya bavuge. Ariko nshuti y'Imana, Bibiliya ngo haracyari ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyongera kigashibuka, ngo kandi kikagira amashami y'ibitontome, haba ngo naho umuzi wacyo usazira mu butaka, iyo cyumvisha amazi kirongera kikagira ute, kigashubika. Wowe unteze amatwi unyumva, wowe unteze amatwi uri nkurikiye, humura, wicika intege, ibigeragezo ntibiguca intege, amakuba ntaguca intege. Nkuzaniye ubuhanuzi bukomeye buvuga ngo aho waruri, aho wari wicaye, data wa twese arahagukuye, akuzamuye aho ngaho kugira ngo n'abavuze ko ntacyo uzimarira babone ko hari ikimana ikumariye. Aleluya. Icyo abantu batazamara Yesu niwe uzakikumarira, icyo abantu batazaguha Yesu azakiguha, iterambere wabuze Yesu azariguha, amahirwe wabuze Yesu azayaguha. Humura, komera, wikwiri gucika intege, kubera ko Imana iragukunda. Haleluya. Wowe uneze amatwi, wowe uneze amatwi, reka ngubwire ngo hagara mu gihe cy'ibyiringiro byawe, hagara mu mwanya wo kwizera, ubwire Imana ngo ni wowe ntegereje, ubwire Imana ngo ni wowe mpanze amaso, ubwire Imana ngo data nta wundi ntegereje utari wewe, agakiza kanjye, ibyiringiro byanjye biri muri weho. Imana itugire neza. Yobu yavugira ijambo, yaravuze ngo haracyari ibyiringiro. Wowe mukobwa uneze amatwi, haracyari ibyiringiro. Mugabo uneze amatwi, haracyari ibyiringiro. Wowe umaze igihe mu bushomeri, haracyari ibyiringiro. Wongera usenge kuko ubuhanuzi nkuzaniye buravuze ngo haracyari ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera kikagira ute, kigashibuka. Haracyari ibyiringiro byuko Imana yagukura muri uwo mubabaro, haracyari ibyiringiro byuko utabawe. Ubuhanuzi nkuzaniye buravuze ngo akira ubutabazi bwihuse, kuko wari ugeze aho unanirwa, wari ugeze aho ucogora, wari ugeze aho byanze, wari ugeze aho ureba hepfo no haraguru ukabura inzira. Ariko iravuze ngo noneho uyu mwanya haracyari ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyongera kigashibuka. Avuze ijambo rikomeye ngo naho umuzi wacyo wasazira mu butaka. Hari igihe ibintu byanga, ukadepoza bikanga, ugashaka akazi bikanga, ugacuruza nk'abandi bihombo bikaza, ugashaka ikintu cyaguteza imbere bikanga, ukamera nk'icyo giti nk'uwo muzi usaziye mu butaka. Ariko aravuga ngo iyo cyumvisha amazi, aleluya, akira imvura y'umugisha igiye gutuma icyo giti kizamuka, kandi biravuga ngo kigira ibishami by'ibitontome. Wongera wakire guseka, wongera wakire umunezero, wongera wakire ibyishimo, wongera wakire kugubwa neza, kuko imbaraga z'Imana uyu mwanya wa none, iyi saha ya none, Bibiliya ivuze ngo ugiye kongera ushibuke, ugiye kongera uzamuke, kandi ugiye kuzamukira imbere y'abagusetse, utabariwe imbere y'abavuze ko ntacyo uzigezaho, utabariwe ahantu wasuzuguriwe, utabariwe ahantu babona ko uzapfa uko nguko, ngo utangarize iri jambo ngo ni ukuri ntabwo uzigera upfa uko babitekereza, ahubwo Yesu agutabariye aho hantu. Akira uburyo, akira inzira, kuko Imana ivuze ngo ibyiringiro birahari. Imana y'amori habwe icyubahiro. Aleluya. Bibiliya ikavuga Yesaya 50 yaravuze ku murongo wa 7 ngo kuko umwami Imana izantabara, avuga ngo nicyo gituma namwara. Humura nshuti y'Imana, mukobwa uneze amatwi, mugabo uneze amatwi, mubyayi uneze amatwi, ijambo riravuze ngo humura, haracyari ibyiringiro byuko igiti cyatemwe cyongera kigashibuka. Haracyari ibyiringiro nshuti y'Imana. Akira ubutabazi bwawe, akira ubuhanuzi bwawe. Ubwo nibwo buhanuzi Imana yari kuntumyeho, imbwira ngo uhereye nona akira gutabarwa n'Imana, uhereye nona akira gukira ubwo burwayi bwari bukomeye, uhereye nona
niwakira icyifuzo cy'inzu cyarasengewe, niwakira inzu kuko Imana yiguhaye, niwakire guseka kuko umaze igihe kirekire udaseka. Ariko uyu mwanya aravuze ngo yongeye kugushibutsa, ugiye kumera nk'igiti gitoshye, abantu bose bazajya utamuka ngo mbese uri kurya iki, nutamuka ngo mbese bimeze gute. Ariko humura, isaha irageze. Aleluya, igihe kirageze. Imucyo isaha yawe niyi. Akira ubutabazi, akira kurengerwa n'Imana, uhagarare muri iryo jambo, wumve ku bwami bw'Imana buri ku buzima bwawe. Wowe uneze amatwi, wowe nyumva, wicogozwa n'amagambo abantu bavuze, wicogozwa n'ubukene uhagazemo, wicogozwa n'iryo deni, wicogozwa n'ubwo burwaye. Aravuze ngo haracyari ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyongera kigashibuka. Uzaniye ubuhanuzi bukomeye, haracyari ibyiringiro. Uzaniye ubuhanuzi bukomeye, wari uri mu nzara, akira kongera kurya. Wari wambaye ubusa, ongera wambare. Wabonaga inzira zanze, ongera wakira inzira nziza. Wageraga imigeramo bikibana, ariko akira inzira nziza kuko akira ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyongera kigashibuka. Reka dusengane Imana, ariko humure muri uyu mwanya, humure muri aya masaha. Byaguciye intege byari bihare, byari bigukamye byari bihare, ariko ngo utangarije iri jambo rivuga ngo haracyari ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyongera kigashibuka. Yesu akomera umugisha abaneza amatwi, abari hano hafi, abari hanze y'igihugu. Mukobwa neza amatwi, mugabo neza amatwi, Yesu naguhagarareho. Reka dufatanye dusenga Imana. Mana Nyiringabo, mu izina rya Yesu, sengeye umukobwa unteze amatwi, sengeye umugabo unteze amatwi, sengeye umubyeyi unteze amatwi. Buri wese muramburira ukuboko, iri jambo rikigera kuri we ryongere rimuhumurize, ryongere rimukomeze, ryongere mu ibyiringiro bikwiriye, yongere kubona ubwiza bw'Imana ndetse no gukomera kw'Imana. Urakoze kubyumvishe, byatsi Imana mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Imana niguha umugisha. Utubwiye ijambo ryiza rikomeye cyane ngo haracyari ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera kigashibuka. Imana niguha umugisha. Rero reka dusoze noneho utubwira nimero zanyu kugira ngo abagukeneye bazabashe kukubona. Birashoboka ko hari abananiwe cyangwa baruhijwe cyangwa batakwizera kwabo kwamaze gucogora, wenda bakaba baguhamagara ukabongereramo imbaraga ubasengera kugira noneho bagukenera. Wifuza kuduhamagara, nomero yacu ni 0782 42 68 17. Rwose kuduhamagara ibiriho, kuyihamagara kuri WhatsApp nta kibazo, kandi twagufasha rwose. Ari isengesho, inkunga y'isengesho, ari n'izindi nama wifuza kutugira, turahari ku bwawe. Yesu aguha umugisha, amen. Niba nta kindi wakongeraho, sinzi niba hari ikindi wenda wawibagiye kugira ngo wongereho. Icyo nakongeraho nababwiraga ngo nimukomere, ntutakaze ibyiringiro, kandi ugira igihe kirekire cyo kubana n'Imana no gutindana n'Imana. Hanyuma muri uko gutindana n'Imana uzagirirwa neza n'Imana kuko wabanye nayo. Imana ibaha umugisha. Urakoze cyane mukozi w'Imana, iguha umugisha, kandi n'abadukurikiye Imana ibaha umugisha. Mukande subscribe ku Muremyi TV, Tuyisenge TV, Tuyisenge official. Siko bura turabihindura. Yego. Tuyisenge official. Mushime Uwiteka TV. Mwese mukore like kuri izo channel, like, comment kugira ngo ubutumwa bwiza bubonwe n'abantu benshi cyane, kandi ni byiza kugira ngo twese tuzahurire mu ijuru, kuko uyu ni umurimo ukomeye cyane dukora, kandi namwe mudukurikira mwadufasha kugira ngo abantu benshi cyane babashe kumva ubu butumwa, kuko nibyo bikwiriye. Mukandira like rero kuri izi channel, kuri iki kiganiro tugiye kubaha, kandi ni cyiza cyane ni mugikurikira mukirebe kirangire, kuko nibyo byiza. Like ziratuma abantu bakireba, like ziratuma abantu bose bari ku isi bakibona, na comment zirakenewe. Imana nibaha umugisha. Rero turabakunda, reka tuzongere tuhure mu bindi biganiro. Imana ibarinde. Ciao ciao.